nta mana yemera abakene ni abasatani. Abakene ni abasatani. Abakene ntabwo Imana abakene. Oya, Imana ishaka abakire. Abakene nabo kujya gusuhuza umutima no kurwara ibiharane no kurwara inda no kurwara iki. Nta muntu muzima wakwishimira kubana n'abantu bamunukira bambaye nabi cyangwa bagize. N'Imana rero nayo nuko kuko Imana nayo ifite nature nk'iy'abantu, sibyo dufite twebwe natire y'Imana. Ariko uza gusanga kuri uwo musozi yahuye n'umuhanuzi amubwira ngo ndakugaburiye. Ndakugaburiye. Imana amubwira ngo ndakugaburiye. Imana inkoresha kuri uwo musozi, ariko abantu bakira ubuhanuzi ko Imana ibagaburiye bari mu nzira bavuga ati se biranyura hehe. Ariko isezerano Imana yarababwiye ku musozi, yarababwiye ari kuza ku musozi irankoresha, mbaha amafaranga 5 bajya kurya. None Imana yababwiye ko ibagaburiye, sabonaga ari abakene. Imana irabazi, Imana izabakene. Hari n'igihe umuntu akena ari ishuri ry'Imana, my friend. Ngewe inkweto zancikiro mu muhanda ari kumwe n'umucuranzi tuvuye gusenga atariho hasi vaho, nyura mu kinani nanga kujya mu muhanda munini, nyura mu ishyamba kugira ngo abantu batambona banzi. Reka tusengera Imana. Ushaka ufite intambara zitandukanye uri muri Rwanda, ushaka ufite ibigeragezo bitandukanye mu kazi, muri business yawe, ushaka kuba hari ibintu wakoreye abakene, iyi ni isa yo kwibutsa Imana, iyi ni isa yo kubwira Imana ngo Mana, iyi ni isa yo kwibutsa imirimo, iyi ni isa yo kubwira Imana ngo Mana wibuke ko nitaye ku bakene. Niba urwaye, Bibiliya yavuze ngo Imana izakubyutsa ku gisasiro, Imana izakukura mu buriri ahantu uryamye. Twemerewe uburinzi niyo dufasha abakene. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara amavuta y'Imana, tugiye guhamagara ubutabazi bw'Imana, tugiye guhamagara amavuta y'Imana. Imana igira abantu ikura ku gisasiro bitaye ku bakene. Imana igira abantu ishyiraho uburinzi. Imana iduhe guhigwa, Imana idukureho inyatsi nibe twaritaye ku bakene mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza bya dusenga Imana. Urwa TV vuga butumwa. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi namuhe abanzi be kumugira uko bashaka. Uwiteka azamwegamizaho ndobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Zaburi 44 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Mana ndagushimye, ngwimbarije izina ryawe n'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigire ububasha n'ubushobozi mu mitima y'abantu. Reka ijambo ryawe rigire ububasha bwo guhindura no kumenyesha ukuri kw'ijambo ryawe, mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana niguha umugisha ahantu herereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Imana iguha umugisha, tugwaye ikaze muri ijambo ry'Imana ritagamije guserereza cyangwa se gusesereza abantu, ahubwo rigamije kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho twari turi gusoma ni muri Zaburi ya 41 havuga ngo hahirwa umuntu wita ku bakene, Uwiteka nawe azamukiza ku munsi w'ibyago, Uwiteka azamurinda amukize. Nshatse kuvuga ko Imana itanga abakene, ahubwo umuntu ashobora kubakoreraho umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tunyarukire hano muri Yobu 14, kaduhere ku murongo wa 1 tuza gusimbuka tugere ku wa 7. Ku murongo wa 1 Yobu 14 aravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho, agakenyuka avuka ameze nk'ururabyo, maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze utyo warushya umureba, cyangwa nkanjye washyira mu rubanza? Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kidatunganye? Ntawe. Reka dusimbuke hano kuri 7 avuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikakigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kandi kigatoha nk'igiti kikiri gito, ariko umuntu we arapfa akagendanirako. Ni ukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo aba ari hehe? Uyu mumama mwabonye ku mafoto
yitwa Pastor Seriene. Afite televiziyo yitwa Impuhwe TV, ndamwamamarije Impuhwe TV. Hashize yatangaje ko ngo Imana nkuko mwabyumvise ko Imana idakunda abakene ari abanyamwanda, ibyaba ari ukurwara ibihara, ibyaba hari ukunuka, ibintu nk'ibyo. Ariko amagambo nk'aya atangazwa n'umuntu uba umaze kugira step atera mu buzima bwe, amaze kugira level ageraho, yibagiwe aho yavuye cyangwa se yibagiwe gukinga. Umuhanga umwe yaravuze ngo gukira byibagiza gukinga, kandi ngo umurengwe usiga inzara. Niko umuhanga umwe mu banyarwanda ba kera baciye imigani aravuga ngo umurengwe usiga inzara kandi gukira byibagiza gukinga. Ariko nanone umuhanga umwe yaravuze ngo utazi yava ntamenya niyajya. Bibiliya ivuga ko tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko nubwo tuva mu bwiza tujya mu bundi ngiye twabugezemo. Buriya ugiye gucukumbura wasanga tuva mu bukene tujya mu bukire. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya tubwiye ngo ahiga umuntu wita ku bakene, Imana izamukiza ku munsi w'ibyago. Nabwiye ko nkora mu mihamagaro ingahe? Nkora mu mihamagaro cyane cyane umuhamagaro no gusenga, ariko nkagira n'abantu mfasha babakene. Kanshimiye n'abantu bagiye dufatanya ibyo bikorwa. Murabyibuka tugikanyarira tujya kugaburira abantu babikanyarira, murabyibuka. Tugafata amaji n'amanda tukamenya nk'abantu bavuye kurangura, tukagenda tubyikoreye tugeze mu bantu barenga 8 tubyikoreye tukabashyira. Dufite abantu twambitse amakositimu, twaguriye amakositimu, twambitse ibitenge, twaguriye imyenda, twaye ibyo kurya, dufatanyije n'abantu bagiye batandukanye tukagira igikorwa cy'urukundo cyo gufasha abakene. Kandi nanjye nkunda kubyigisha abantu gufasha abakene, nkunda kubyigisha abantu cyane. None Imana idakunda abakene, Imana ikunda abakene. Imana ikunda abakene. Abakene bashaka kukubera icyigisho. Wowe uvuga ko wakize, abakene banaguhesha umugisha, banatuma ahubwo urushaho gukira. Imana yavuze ngo umuntu wita ku mukene, Imana izamukiza ku munsi w'ibyago. Igihe azaba arwaye ahondobereye ku buriri bwe, Imana izibuka ko yitaye ku mukene maze ngo imubyutse ku buriri bwe. Bibiliya bivuze, ntabwo ari njye. Biravuga ngo uhaye umukene abagurije Imana. Ubuhamya nagiye mbutanga ntabwo mbusubiramo, nanjye bigeze kumbaho. Rimwe ngira ikigeragezo, nibutse Imana ko nayigurije igihe nahaga umukene. Iyo uhaye umukene ubugurije Imana. Njye nkunda abakene, abakene ni inshuti zanjye. Nubwo nanjye ntari umukire, ariko kubera ko nafite umwuka wo kuzakena, mfite umwuka w'ubukire muri njye, manza ari mpamvu nkunda abakene kandi nanjye nkenye. Ariko njye nkunda abakene. Ntabwo umuntu akena ari we, my friend. Ntabwo umuntu akena ari we. Lazaro ngo yifuzaga gutungwa n'utuvungukira tuvuye ku meza ya shebuja. Akifuza gutungwa n'utuvungukira tuvuye ku meza ya shebuja sha. Ariko ngo arapfa ajya mu ijuru. Ntabwo twifuza ko abantu bakena, twifuza ko abantu bakira. Ariko se mu gihe abakene bariho, tubacireho imyenda, tubarwanye, tubasenye, tubashyire inyuma y'umuhana, tubabwire ko ari umwanda, tubabwire ko ntacyo Imana ibanga. Imana ikunda abakene kandi ni Imana y'abakire, Imana y'abakene. Bivuga ko ni Imana ivubira imvura ababi n'abarozi n'indashima. Ni Imana y'abakire, ni Imana y'abanyabwenge, ni n'Imana ya rubanda rugufi. Bibiliya yandika ivuga ngo abakire, ivuga ngo ab'umudendezo, ikavuga n'ab'imbata, n'abantu baba mu tutu tw'ibwina. Iyo Bibiliya iravuga ngo umukene abura amazi. Muri Yesaya ngo umukene ngo abura amazi akaba n'umuntu yamuha, ngo ariko njyewe Uwiteka nzamuvubira imvura
nzavubura amasoko ku bw'uwo mukene. Urashingira avuga ko abakene ari umwanda, abakene Imana itabazi. Usibye no kuba Imana ibazi, natwe ubwacu dutegetswe gukunda abakene, dutegetswe kwita ku bakene mu gihe twahawe umugisha n'Imana wo mu gihugu cyayo cyo mu ijuru. Ahubwo abantu barimo kunyumva, tugomba gufasha abakene. Hari abantu bajya mu rusengero bambaye ibirenge, bambaye bodaboda, bambaye kamambiri, ahubwo nyine ubushobozi, nyine amafaranga yo gufasha abakene, nyine amafaranga yo gushyigikira abantu, yo kugaburira abantu, yo gufasha abakene kugaburira abantu. Hari abantu baburara kuri viziyo. Mutubona ndi ku musozi wa Mirama, uriya musozi mujya mutubona aho turasenga. Ndavuga ni katureba abantu baburaye. Abantu baburaye bamanika ukuboko hejuru. Hamanika abantu batatu. Hamanitse abantu batatu. Turavuga ati nimuze hano imbere. Umwe dusanga bigeze kumufasha ku kindi cyumweru cyashize. We baravuga ati wowe najye kwicara. Turavuga ati mwamanika amaboko yanyu mugahamya ko mwaburaye. Mwavuga ati njyewe nahariye abana, nanze kurwanira n'abana n'umuntu mukuru, nahariye abana naburaye. Nkuramo 5,000 mbiha umwe, nkuramo n'undi 5,000 mbiha undi. Mbaye 5,000 ngira ngo yari batatu batari babiri, mbaha 5,000. Ati mugende mujye kurya mugurira abantu umuceri barye. Ngo abakene ntabwo Imana ibazi, Imana irabazi. Hanyuma umwe nahaye 5,000 muri bo, ari kuza gusanga kuri uwo musozi, yahuye n'umuhanuzi amubwira ngo ndakugaburiye. Ndakugaburiye. Imana amubwira ngo ndakugaburiye. Imana inkoresha kuri uwo musozi, ariko abantu bakira ubuhanuzi ko Imana ibagabure bari mu nzira, bavuga ati se biranyura hehe? Ariko isezerano Imana yarababwiye ku musozi, yarababwiye ari kuza ku musozi, irankoresha mbaha amafaranga 5,000 bajya kurya. None Imana yababwiye ko ibagaburiye, sabonaga ari abakene. Imana irabazi, Imana izi abakene. Hari n'igihe umuntu akena ari ishuri ry'Imana, my friend. Ngewe inkweto zancikira mu muhanda ari kumwe n'umucuranzi, tuvuye gusenga atariho hasi vaho, nyura mu kinani nanga kujya mu muhanda munini, nyura mu ishyamba kugira ngo abantu batambona banzi, nirukana abadayimoni bakavuza induru. Nyura mu ishyamba ndahunga kugira ngo abantu batabona nambaye inkweto zisumbana. Ubukene urabuzi? Ubukene urabuzi? Imana imaze igihe mbwiye ko ngiye kwiga, nyebega ibyo ngiye kwiga ibyo ari byo, ngira ngo ngiye gusubira mu ishuri, kumira ishuri ry'Imana kugira ngo izakoreshe ubutwari. Igihe umuntu akena kubera ishuri ry'Imana, hari igihe umuntu akena kubera Imana ishaka kumuforomamo undi muntu wundi. Ubukene, nta muntu wifuza ubukene. Wakabonye bukakugeza ariko nta muntu ubwifuza. Mu gihe rero bwakugeza wica imanza, hari igihe Imana kunyuza mu bukene kugira ngo ikwigishe. Nose cyo gitabo cya Yobu twasomye kivuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka. Iri jambo ryavuye aganaye. Dore iri jambo hano ryavuye, n'abantu bazaga kubwira amagambo Yobu bamushinyagurira ngo n'umunyabyaha niki. Arabwira ati haracyariho ibyiringiro ku igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Iyo cyumvisha imvura cyongera kikagira amatabi, amashami y'ibitonome nka mbere, gipfa kuba kitaranduwe gusa. Igiti rero yakigeranyaga nk'umuntu. Hari igihe ubuzima bw'umuntu bukubitwa agakena, kananizwa kubitwa agakena, ariko adapfuye. Hari umugisha w'Imana, hari imvura y'Imana yongera gushibuka. Iyo adapfuye hari umugisha w'Imana, hari izindi bazimana zongera kumugarukaho. Uvuze abakene nabi ntabwo twakumvikana, ntabwo dushobora kumvikana. Turakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Bohorwa TV ni amasengesho, ariko ni yo gufasha abakene. Mubyumve uri hano mu Rwanda, mu ntara z'u Rwanda zigiye zitandukanye, uri Burundi, muri Kongo, uri muri Amerika, i Burayi, Canada, Australia, Ubufaransa,
mumenye ko Bohorwa TV ni amasengesho yo gukirwa no kubohoka. Hari n'amasengesho twatambukijeho nimugoroba uze kuyumva hasi, abantu barimo gukira indwara, abantu barimo kubohoka, nawe uze kuyumva. Ariko munamenye ko ari Bohorwa TV yo gufasha abakene. Muyisapotinge, muyihe amafaranga dufasha abakene. Muyisapotinge, ni Bohorwa TV ministeri yo gukirwa no kubohoka n'ubuhanuzi, ariko no gufasha abakene nacyo mugomba kukizirikana. Avuga n'abakene, abakene tubakoreraho umugisha. Abakene batuma Imana tubyutsa ku gisasiro turwaye. Biravuze ngo umuntu wabyaye n'umugore arama igihe gito kandi cyuzemo mu mubabaro. None urashaka kubwira abantu ko twamaze kugera mu ijuru, tutari mu isi y'umubabaro, tutari mu isi y'uko umuntu yakena yarwara. Umuntu arama igihe gito tujye tuvuga amagambo make. Umuntu arama igihe gito tujye tuvuga ibibaze. Umuntu avuka ameze nk'ururabo, ururabo bakarukata rugacibwa rukajugunywa bakarutwika. Umuntu nk'uwo akavuga amagambo atari meza ku ndi muntu. Haleluya, haleluya. Hahirwa umuntu wita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Niba hari ikintu wakoreye umukene natujye wibutsa Imana, uyibwira ngo Mana nibutse kundi mideni narakugurije hano, igihe ntaga wa mukene 500, igihe ntaga wa muntu 100 by'amadolari, amadolari 100, igihe ntaga wa muntu 50, igihe ntaga wa abantu 5 bakajya kurya. Uwiteka yuko ko nakugurije. Mana wibuke ko nakugurije, wibuke ko hari nabaye byo kurya, nange reka niwukiriza Imana. Wibuke ko hari nagaburiye Mana, nange ungaburire. Wibuke ko hari nambise imyenda minsi mikuru, Mana nange unyambike mu izina rya Yesu Kristo. Mana wibutse ko hari abantu naguriye ibitenge, naguriye imyenda, nagaburiye, nange unyambike mu izina rya Yesu. Nuko tugomba kwibutsa Imana imirimo twakoreye ku bakene. Kandi nuho umukene ujye umuntu udateganya ko azakwishyura, ujye umuntu ubona atakwishyura, nawe muzahurira no mugisha. Nutanga amafaranga yawe, nugatanga amafaranga kuri bakubwira ngo yohereze tugusengere, yohereze tukugire ku musozi, yohereze tugiye gukina gutya, bera ntabwo wabyibutsa Imana. Umuntu wa amafaranga kugera kugusengera ku musozi, umuntu wa amafaranga ngo agusengere ngo nibitambo niki, ari amafaranga uramutse uhuye n'ikibazo ntabwo wayibutsa Imana, kuko waraguraga. Mwaraguraga, waramuhaye ngo akugere ku musozi kugusengera, uyibwa mu rugo yiryamiye yanajyayo, yaba yanajyagayo, yibwa mu rugo yiryamiye arimo kuyarya, kuko niwo mushinga we wo kubabwira ayo magambo nyine ati tukugira hanaha, tukugire Tanzania, tukugira hanaha, niho byaboheye, tukugira hanaha. Niho murimo we niyagiyeyo. Biraro ntabwo wabyibutsa Imana, ariko bya bintu ukoze nta muntu uguforushije, ukavuga ati Fabrice ndashaka ko bigenda gukina gutya dufasha abakene muri uburyo ubu n'ubu, ukabikora nta muntu ukuri komandinze, wumvisha inyigisho cyangwa se byakujemo. Biriya bintu nibyo bigira impact. Kandi amagambo nk'aya tujya tuyabwiye, ubundi mu rusengero tubwiriza amagambo twanya tukaherekesha imirimo n'ibitangaza. Ni ngombwa tubwiriza ijambo nk'iri tukariherekesha imirimo n'ibitangaza. Gira abantu ufasha mu bice bigiye bitandukanye, gira abantu ufasha muri famiye, gira abantu ufasha ku muhanda, gira imbobo, gira abantu ufasha ku muhanda. Hahirwa umuntu wita ku bakene. Zaburi 41, hahirwa umuntu wita ku bakene. Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago sha. Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ari mu isi. Wabyumvise? Umuntu wita ku bakene Imana iramurinda ikagenda imukiza ibyago. Yamara kugenda imukiza ibyago agahirwa ari mu isi. Ndumva ndi gufashwa. Haleluya. Ndumva ndimo gufashwa. Ndumva ndi gufashwa mama, ndumva ndi gufashwa. Imana azahirwa ari mu isi, azahirwa. Haleluya. Azahirwa ari mu isi, hari imigisha izamuzaho. Ariko reka dusome n'Imigani 3:9. Ndumva umwuka w'Imana ambwira Imigani 3:9.
Imigani 3:9 handitse ngo iki? Ndi gusoma Bibiliya. Imigani 3:9. Uravuga n'aba bakene. Abakene ntabwo Imana ibazi. Abakene turajyahera. Bari dutabare. Abakene turajyahe. Baradushakira icyacu kigwa duturamo. Nuko baradushakira yacu si. Ako nge ntago ndi umukene mu izina rya Yesu. Ntabwo nzajya mbyiyaturaho. Imigani 3:9. Ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe igasendera imitobe. Kansubiremo. Imigani 3:9. Ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe igasendera imitobe. Wowe nkurikiye, ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'imiganura y'ibyo wunguka byose. Ahangaha harimo no gutanga icya 10. Niba ushaka kuzahirwa mu isi, tanga icya 10. Ufite itorero ahantu usengera, utanga icya 10. Niba usengera kuri Wohorwa TV, ariho ukura umugisha ukura kohoka, utanga icya 10 kuri Wohorwa TV. Ariko niba ufite itorero usengeramo, ufite umushumba, tanga icya 10 kuri umushumba wawe. Ariko Wohorwa TV niba ariho ubonera ukuhoka no gukira, natwe turabyemerewe kucyakira mu izina rya Yesu. Ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. N'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo 10 ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe igasendera imitobe. Wumvise iri jambo? Nibwo konte zawe, nibwo konte yawe, yaba ari y'amadolari cyangwa y'amanyarwanda cyangwa y'amarundi cyangwa amakongomani cyangwa amagande, nibwo ibigega byawe bizuzura imitobe, bigasendera imitobe. Nibwo ibirima ahantu hinga bizagenda neza, nibwo akazi kawe kazahirwa. Nibwo nubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, ufasha abakene twavugaga, ukiranukika ku cya 10 n'amaturo, ukiranuka ku ijambo ry'Imana nk'uko Bibiliya ibyo guteye bivuga. Ariko hari umugeze kumbwira ngo nge ntabwo naga icya 10 ngo icya 10 ngo nyifashisha abakene. Raya, icyo ni ikindi cyaha ku bindi byaha usanzwe uzi. Iyo umuntu ahembwa 100,000, tuvuge ni 100,000, icya 10 cy'ibihumbi 100 ni 10,000. Ubwo usiganye 90. None iryo 9%, icyo 9 usigaranye, niba ukunze abakene, wakwemo irindi 10 ukarifashisha abakene. Wakwemo 5 se basi ukagafashisha abakene. 5% ukarifashisha abakene, cyangwa se 10% ukarifashisha abakene. Aho kugira ngo ufate icya 10 ni icya 10 no gufasha abakene, gufasha abakene. Usigaranye 9%. Iryo 9 kuramo 5 cyangwa se kuremo irindi 10 urifashisha abakene, usigarane 80%. Ariko niba utabishaka ibyo, tanga 1/10. Tanga iryo 10 usigarane 90 n'ibikureba, ariko cyanuka ku ijambo ry'Imana. Icya 10 ni icya 10 no gufasha abakene n'ibindi. Ntabwo icya 10 bagifashisha abakene. Nufite umwuka wo gufasha abakene, fasha abakene. Hanyuma nurangiza tanga icya 10, nurangiza wongere ukore muri rya 9 asigaranye, tanga icya 10 niba ubishaka. Ariko icya 10 ntabwo ari icy'abakene. Icya 10 cyitwa icya 10 no gufasha abakene, nabyo byitwa kujya gute, cyitwa gufasha abakene. Ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Icya 10 ni inyungu z'umuntu gitanga, ni inyungu z'umuntu gitanga, kigukuraho inyatsi. Ubwaye nigeze gusengera mama muri Bugesera. Impamvu mvuga ibintu by'ibya 10, uyu mama tuvugana nabyo nigeze kubona bivuga ukuntu. Hanyuma rero nasengeye umumama muri Bugesera wari umuhinzi, ndamusengera abadayimoni bamuvugiramo. Baravuga ngo twateze imirima ye turayabura biranga. Ari ukuntu bayabura kanini bikarumba. Turayabura biranga kubera icya 10 atanga. Kubera icya 10 ajya gute atanga. Icya 10 rero ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Hari umugeza ko twigisha tubwira
uriya muntu wakoze korogate yitwa ABCD ngo kugira ngo yamamare iriya korogate ABCD ngo yayitangiraga icya 10 ruganda rukora ABCD ngo uragenda rwamamara ku isi atari na korogate irenze akiragenda buri wese ABCD arayizi kubera gutanga icya 10. Abantu benshi biboroshe uburoso bwitwa korogate ya ABCD, abantu benshi barayiboroshesheje ngo uriya muntu yatanga icya 10 cya ruganda, ari umukozi w'Imana atanga icya 10 iramamara irazamuka. Niba ushinze company itangira icya 10, niba ushinze ufite akazi uhembwa 50 utanga icya 10. Uzarebe ko nyuma y'imyaka inga uzarubukubwaba ngo umuntu nsengeye mu nyatimire nabi, usaba ufite ahantu hagararwa kubita daimoni, kakubita daimoni inyatsi ngo ibiravuga ngo nzahana indi ryanyu nyibahura, iko birivuga Maraki 3 uze kwasoma 9 birabice byose bisome, nzahana indi ryanyu nyibahura. Nyamara ngo muravuga ngo Imana yaratwibagiwe, ntabwo Imana ageze bibagirwa, ntabwo Imana igeze iteshuka, ahubwo mwibagiwe gukora ibyo Imana yagiye iha. Ni inyungu z'umuntu ubikora, ni umugisha w'umuntu kubikora. Imana avuga ngo nzagusuka umugisha uburaho ukwiza, ngo ngaho nimubingeragereshe, ngo niko Uwiteka avuga, nimubingeragereshe. Kandi Imana aravuga ngo ntukanyegeze Nyagasani Imana yawe, ariko ku cya 10 Imana irere uravuga ngo nimubingeragereshe. Ngaho tangira kugerageza Imana utanga icya 10 ahantu usengera cyangwa se kuhorwa TV, niba ari usiteranira, niba ari hagufasha watanga icya 10. Natwe twemerewe gufata icya 10 mu izina rya Yesu. Niba dufite ibyo dufasha abantu mu byo ko gusenga muri no church, natwe turabyemerwa. Ikindi aho usengera ugutanga icya 10 mu itorero, ako nibe nawe ufite uri muri Amerika, niba nawe ufite mu Faransa cyangwa uri muri Canada, wemewe gutanga icya 10 kuri Horwa TV. Niba ari usiterane, niba ari usengera, nabyo birakunda mu izina Yesu Kristo. Kuri online naho birakunda. Hanyuma rero hahirwa umuntu wita ku bakene, Imana izamukiza ku munsi w'ibyago ndetse n'amakuba. Reka tusengera Imana. Ushaka ufite intambara zitandukanye uri muri Rwanda, ushaka ufite ibigeragezo bitandukanye mu kazi, muri business yawe, ushaka kuba hari ibintu wakoreye abakene, iyi ni isa yo kwibutsa Imana, iyi ni isa yo kubwira Imana ngo Mana, iyi ni isa yo kwibutsa imirimo, iyi ni isa yo kubwira Imana ngo Mana wibuke ko nitaye ku bakene. Niba urwaye, Bibiliya yavuze ngo Imana izakubyutsa ku gisasiro, Imana izakukura mu buriri ahantu uryamye. Twemerewe uburinzi niyo dufasha abakene. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara amavuta y'Imana, tugiye guhamagara ubutabazi bw'Imana, tugiye guhamagara amavuta y'Imana. Imana igira abantu ikura ku gisasiro bitaye ku bakene, Imana igira abantu ishyiraho uburinzi, Imana iduhe guhigwa, Imana idukureho inyatsi, niwe twaritaye ku bakene mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe dusenga Imana, zamura ibiganza byawe, ca bugufi imbere y'Imana dusenga Imana, ubwira Imana ngo ibuke ko nitaye ku bakene. Ubwira Imana ngo wibuke ko hari ibyo nakoze, bwira imirimo yibutse Imana kandi nibe ntayo. Ubwira Imana irebe mu gitabo cy'ubwibutso, kandi niba na gitabo cy'ubwibutso utarigeze wandikisha imirimo, utangire none hamwe izina Yesu Kristo. Uze kunyandikira umbwire ngo mubwire Fabrice numvise ijambo ryawe natsinzwe, ndashaka gutangira none aha, ndashaka unsengere, ndashaka gutangira none aha. Unyandikiye kuri WhatsApp cyangwa se ukoresha ubundi buryo, bwati ndashaka gutangira none aha, numvise ijambo ry'Imana ndatsindwa. Hanyuma tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Zamiganira dusenge. Bwa Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, ndizeye ko nanjye wankoraho, ko nanjye wambohora, ko nanjye wamaguhirwa mu isi, ko nanjye wamumugisha, ko nanjye wayinyibuka. Vuga ngo Yesu, imirimo nakoze uyibuke, hanyuma utabara ubuzima bwanjye, nanjye ungenderere, nanjye ume guhirwa mu izina rya Yesu Kristo.
vuga ngo Yesu ukora ku buzima bwanjye, ukore muri business nkora, ukore mu kazi kanjye, umpa akazi k'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Vuga ngo Yesu, nta mwuka w'ubukene undiho, nta mwuka wo gukenyuka undiho, nzaramira mu byiza, nzaramira mu bukire mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo ndiyambura umwuka w'ubukene ukomoka mu miryango, mwuka wa karande w'ubukene, mwuka ukomoka ku nyatsi, vuga ngo ndawiyambuye mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngusengere. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Aburahamu, uri Imana y'abakene n'abakire, uri Imana y'abayobozi n'abayoborwa, uri Imana y'umudendezo n'abimbata, niko ijambo ryawe rivuga. Ndasengera uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo warunkurikiye, ndamwaturaho kubohoka, ndamwaturaho umugisha mu kazi akora, nirukanye umwuka w'ubukene kuri we, nirukanye umwuka w'ubutindi kuri we, nirukanye umwuka w'inyatsi kuri we, nirukanye umwuka w'ugucishwa bugufi kuri we, ndamwaturaho imbaraga no gutsinda, ndamwaturaho kujya mbere, nirukanye abadayimoni b'ubukene, nirukanye imyuka yose y'inyatsi, nirukanye imyuka yose imurondora, nirukanye imbaraga zo mu bisekuruza by'iwabo, nirukanye imyuka yose na kagungu n'inyatsi. Kagungu ndazitwikisha imbaraga z'Imana, buri myuka yose yamugendagendagaho, izo mbaraga zicike ku buzima bwe. Wa myuka y'ikuzimu we, wa mbaraga za satani we, myuka y'ubukene, myuka y'inyatsi, imbaraga za karande bimurondora byose bibi, ndabitwikisha imbaraga zima, ndabitwikisha amaraso Yesu Kristo. Ndamubohoye mu myuka mibi, ndamubohoye muri karande z'ubukene, karande zo kudatera imbere, karande zo gucishwa bugufi, myuka y'icyangiro byose ndirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni w'icyangiro ure kuri uyu muzima w'uyu muntu, wa myuka gucishwa bugufi we, wa myuka y'igisuzuguriro we, sohoka muri ugende kubw'amaraso Yesu Kristo. Natuye ubuzima bundi, natuye kubohoka, natuye gukira, natuye deliverance, natuye gutera imbere, natuye kuzuka, natuye kuzamuka, natuye kujya mbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urugabano abantu bashizeho, urukuta abantu bagushiriyeho rwa utazigera urenga, none aha rurasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Uru rukuta rurasenyutse, uru rukuta rurasenyutse, rwarashyizwe n'abakurambere, urukuta rurasenyutse. Ibyo batuye abakurambere biwa, ibyo batuye abasogokuruza biwa, ibyo batuye ababyeyi bawe, ibyo batuye abarozi, ibyo batuye abanzi bawe, byose ndabisenyera muri ano masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Uzarenga aho abantu batashaka kuzarenga, uzagira kure mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha w'Imana, akira gutera imbere, akira kuzuka no kuzamuka, kandi nyuma yabyo hari ubugingo buhoraho. Uzabona ubugingo buhoraho, amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma niba udakishijwe, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, subiramo aya magambo, vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Vuga ngo uyu munsi ndakijijwe, mbaye icyaremwe gishya, amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Wa munsi mwami uzaza gutwara itorero, nanjye amazina yanjye uzayandike, nanjye amazina yanjye azahamagarwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ikwambika imbaraga, wokishijwe, ushake itorero ry'umwuka ahantu wegereye ry'umwuka, ADPR n'andi matorero y'umwuka ya Gipantekote, hanyuma ukomeze inzira y'agakiza, kandi Imana igukomereza mu buntu bwayo. Nitwa kuri Fabrice, ndi umunyamasengesho, nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Biravuze ngo hahirwa umuntu uta ku bakene, Imana yizamukiza ku munsi w'ibyago n'amakuba. Zaburi ya 41:1 na Yobu 14:7 avuga ngo aracyari ibyiringiro y'uko igiti cyo kitemwe cyongera gushibuka kikagira amatami y'ibitonome nk'aya kera. Humura wowe ubuzima bwanze, haracyariho ibyiringiro y'uko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Wewe wacuruzaga, wewe wari warateye imbere ugasubira inyuma ugahomba ugakena, mugari ura umupasiteri, humura haracyariho ibyiringiro y'uko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kikongera kikagira amashami y'ibitonome nk'aya mbere. Imana ikurinde, ukande subscribe niba udukurikira bwa mbere, izagufasha kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha guhita bikugereraho ku gihe, n'amasengesho yo gukira no kubohoka. Imana ikurinde, turabakunda mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, shalom.